uruzi ko Misuza gikina zakomeye Misuza cyakira ahubwo wari uri kumbaza ngo se ngo ntabwo gikina niko wambaza njye nawe nzi ko atagikina reka dasigaye korera interview abaye ari muri systeme ya Karanzo singoyeke cyaraze shaka nimba rero biri gupfira noneho Kiramani ngo yakeneye nimba rero bamwandikiraga byaratuyobeye ndiko ndikumva ku mihanda ngo nyine ngo yarakennye sinzi wenda nimba ari kubera ubukwe nyuma y'ubukwe n'ibyaranze gusa nimba byumva ku bandi ba blogger bavuga ngo Kiramani ngo byanze ko imaragwa hasi bari kugwa shanga ari kugwa nese akugwa nk'iya saa 9 nimba biri guterwa n'iki nese yaba ariyo mpamvu n'abakinnyi be barimo baramuyobora nk'abari abakobwa bose bamikina abandi cyane abami buriya ngo n'akamodoka disi yagasize ku isoko imodoka narabyumvishije noneho ngo anayirya mu bice ngo bamuhaye avance ati musaza ntaye kavase tuzabyiga wowe ubuyashaka ushyize mu mwete umuvandimwe tugiye kujya duhura kuri moto turi gukata ariko muhungu burana mbere nawe agira n'akamodoka barakunda gutigita uko yamubona kenshi nkabona ari kwitigitira imihanda rwose nyuma y'ubukwe mwana kandi nkabona umuntu ukoze ubukwe bwa $60,000 shabana mubyezo bari ubukwe ari mu bintu byo kwiyemera akabagora ari ukuntu bashukana sinima ko kwiyemera ari nk'umufasha wawe akubwira ati sheri bijya gukora nk'ahantu hari ahantu bita muri nuzi bita ngo ahantu bakora muri urabona kwitsira gore hari ahantu bita muri ndekura aho bita muri ndekura nguye noneho ku mugabo hakaba bita muri ndabyemeye ngo ni mwirugiyo urumva yemera imishinga yose ntabwo ushobora kubona uri kuhikora ukajya wumva byoroshye ariko my brother ushaka kuhakorwa n'undi muntu ndabuje igitsina ugahita ubyemera dore babandi bakora muri salo ngo yarimo arakomesamo ngo yahusha se bakora ukajya umubwira ngo tipu ndayigwara ngo bitanu ndabirekuye yiyogoshesheje 700 muri 700 niho hantu hambere utanga tipu irusha iyo ayo wakonse mu kwafe yakoreye ni nawe umukobwa bamukoze arangije aravuga ko turabukorera hari abora ku gisozi ariko Kiramareka bwiza ukuri ari musasigaye kira muri na misi ibyo bintu numva yaba n'ubundi yaba baswa ukuntu kina n'ibintu bikaba bishobora guhura dore se ibore ya niyori ibare yoye badana bamamarishemo gake ariko ukugenda nayireba cyane iri akina ameze nk'ari no kuvuga ukuntu ako niyori mari yawe ameze nk'ufite ubumuga ntabwo ari ubumuga ahubwo nubwo gufata imyanzuro abari imanzi hari ubwenge bundi abataramenya nyine bisaba ko azigira ubwenge nta mwutozo mbese ujyanye n'amabanga yo mu rugo aba yarigeze akora mbere nyine urabona ko abasore b'iki gihe ari ukuntu basigaye mwarananira ugasanga umuntu yaritoje ariko byose urabona ko ari nabyo wari wabona umukinnyi ujya mu kibuga kuko iyo udakoze imyitozo mbere ari ngo mutangire ikipe imwe ifite igitego mu rwego rwo kwirinda yuko rero kwirinda ko uzaba nka kameramani ngo usange utangira ibitego nka bine ufite 0 ko nzi ko bavugaga ngo YouTube irabahemba yareka irahemba none se wakora ubukwe bwa $60,000 YouTube idahemba none ni gute bakennye bose bagakenera rimwe yaba ari wa mumotari wahindutse shariro akabakuyemo uko boss mukuru yaguye ariko se ako disa abantu ni babi ni gute Kiramana abantu bamwise ngo dadi ako gatayito ziye katangiriye ubundi ariko dadi nabwo harimo n'ubuganda abanyarwanda ntabwo turi abana beza kera ni gute
tukiri abana ufasha umuntu mu isadadi kugira ngo umurye neza gahunda yo guhita umuhombanya. ubundi kera tukiri abana dushaka kurya abantu nyine nk'ibiceri n'iki wasangaga nk'umujama muri karitsiye umwita anko ibintu yakoraga musanga nk'uko kabari yari ari kuryikopesha urebe ibintu ahita kugura umugati uhita uwucyura byihuse ukigera ku kabari n'ubwenge umugati uhita uwucyura abanyarwanda bo bazi ubwenge kuva karakana mvuga abantu bavuga ngo dadi ngo atwitaho ngo dadi ariko yabita kamana yita umva nimbara bamenagamo byakora dadi nta kintu utakoze yaranabaye dadi buriya yarabazamuye yarazamuraga ejo yabaga yagiye gukina runaka mbese yumva ko nyine hari ariko reka nkubwire akantu kamwe abantu bagomba gukosora buriya kirazira yuko buriya umukire urya mu bintu byinshi yirinda mu bintu byo gusangira n'abantu akoresha n'abakozi gusabana hari igihe ibikoze ntugasabana ubundi mu mategeko nyine y'abakire kirazira gusabana n'abakozi bawe iyo musabanye ngo uri kwigira umwana mwiza baba bari kukwiga bavuga tuzi ko ashoboka noneho hari n'igihe usabana usindiye mu bakozi wenda rimwe na rimwe ugatangira kuvuga password zawe urumva ugatangira gutanga amabanga yawe ukatajya no kuvuga ko bakira kandi kirazira ko ubwira abakene ko bagomba kuzamuka. Nabonye mugenzi we nawe amaze iminsi ari kureka urimba ari ubugambanyi muri iriya showbiz yabo ya filime mugenzi we Nyagusu naye nabonye ejo bundi akubita hanze ikintu ndabagatiye bombe walaye ariko ngo abakobwa ngo kubana n'umuntu ngo ubizi ko bamugambanira ngo naye ngo gacice ko kabyiyorera mbese ikibabaje ko nawe yari yacuretse yabyihoreye oya ariko nawe ubwe bajya bakuru uruganda barurimo hari amakuru ava hanze ko nawe ubwe udutero turi ku muvandimwe we dade nyine nawe turimo turabona nawe afite abari kumugambanira ukuntu ariko ntabwo byabona mani iminsi iri imbere harazamo n'imiti nyarwanda imiti yo ariko nuko nabonye ibintu bya noza bya filime namenya nk'uriya mukobwa wahoze kwa dade nyine akaba agiye gatanaza n'izo nkuru ngo yarakennye ariko uriya mukobwa nawe ari nka kese tumaze iminsi twaravuzeho ashobora kubona ari ukuntu ameze neza tujye tubagesha kuri ari ukuntu umuntu aba yimereye neza twe nk'ubu wenidi nimba urahuka abantu bo kwikundira ariko bafitemo ibintu by'impuhwe ariko se ubundi muwe sibyo ko abantu bazanga ubundi se muwe ntabwo ari ikintu kiba iyo ndebye aha ariko n'umuhanga avuye ku kontenta mugenzi umurusha n'izina ahise ajya kumupromota ariko uremera ko impuhwe ze nazo zimufasha hari ibyo zimufasha noze n'izimuteje imbere nyine kuba agira impuhwe yabonye kawa ubundi hari umugani bavuga mu kinyarwanda ngo agasozi kamanutse inka kazamuka indi murabyumva neza kandi mu cyongereza ngo nimba ari ngo scratch my back I scratch yours gusa ku ruhande iyo utishoboye kwishimana mu mugongo hari ukuntu ubwira umuntu akaza akagira gute akagushima yamara kubagushimira burya nawe hari igihe aba ari ahantu byanze nawe ukamushima mu mugongo gusa uriya mukobwa ibyo arikoze ku ruhande rumwe kuba yaravuye kwa dada akamusebya ko yitaga dadi wiwe oya ntabwo ariwe yasebeje imbere ari n'uwo yavuze ko ari amapine ashaje buriya ngo bahita bayajugunya mu garaje amapine ashaje ikintu yazize yuko harimo akazi buriya munoza nyine nawe ntikibakwire hari aho yakorewe neza ahita abona undi noneho z'umurinzi ahita aba amapine ashaje rero kuba amapine ashaje ntabwo none se amapine bongeye kuyateraho nuze hari ukuntu ipine y'igare bateramo ikintu bita igeteri burya si ikiraka ahubwo bafata ikindi gipine cyashaje yajemo nk'umwenge bakagishyira imbere y'ishambariyeri bakubisaho icyo bita igeteri ingorofani isimbuka indege nabonye rya pine ryongeye ryibutswe riri gukaraga ubu ngubu rimeze neza gutya none ndi kwibaza uwo yari yaragiyeho
nimba rya pine ryubutswe nanone rikagarukwaho nyine bakarigarukaho we yaragiyeho umusangire wa nuza babita hari ukuntu ubundi yo muri hari ni ikinyarwanda gisanzwe mu muco hari abantu bita abenda hamwe ikinyarwanda abenda hamwe ariko rero abenda hamwe harimo umuntu numvisha bisobanura ariko numvisha atabizi neza ariko tumukosorera abantu ubundi bita abenda hamwe ni abantu nyine ubundi abantu barongoye nk'ahantu hamwe mu muryango umwe nibo bita abenda hamwe sinimba twabita hamwe cyangwa abaswe hamwe abaswede hamwe hari ukuntu icyiza ni uko nyine YouTube ibyo bintu ntabwo ibibizi kigikundira umwana mwiza ibinyarwanda reka da bugicuko nicyo cyiza ntacyo atagize ukwiyenza ibintu by'abaswe ariko hamwe iko niko biba bimeze urumva kuko nta yindi nyito wabiha ni ukuvuga ngo rero abaswe nyine hamwe urumva ubwo urabona ni ukuvuga ngo sinzi uko nabivuga ariko uko byasa kose ariko burara ukuntu banganya amaka banganya promota na regisi hari ukuntu banganya ukuntu babalansinga ariko manota ni ku manota amwe rwose ni nka kimwe ariko hari n'indi niganye parinde wayivuzera hari n'indi niga ya gatatu yajemo ubundi bamaze kubasimburanya nka gatatu ubundi hari uwa mbere wasize ikibi cyapa ikimenyetso icyapa we yavuye yaravuye none ubwo abakinnyi hazo wa kabiri nawe ni icyamamare serivisi wakoze akazi rwose urabikwiye urumva ukwiye kwinjoyinga kabisa imirimo ye yarashimwe sinkubeshye ku rwego noneho yashimweho niyo mpamvu bavuga ngo amapine yashaje bakayajugunya ariko bakongera bakayambika ikiraka bakayashyira mu muhanda ntihacurwamo ibyo niko bimeze ubwo rero yarirukanse kwaga asanga kwa regisi nawe hari ubuzima cyane avuga ati hari ubuzima muganye wa mbona hari ubuzima burya ukuntu ugenda wagera ahantu ukavuga ati shaya akavuga ati hari ubuzima mbega ngo ndibeshya ugati katsubiri hari ukuntu wibeshya mu buzima ukavuga ati sha umva aba bivunje mu filime aradukenye ngo ni filime bagize ntabwo ari filime cyakora wenda nk'umusitari hari ukuntu wenda biriya bintu biprofitiramo bikamata ugahita ukomerezaho ariko uriya muhungu mugani ashobora kuba yaragiyeho bakamukubita impozamarira bamara kumukubita impozamarira kandi bagahita babona kandi uriya mukobwa abyaza ubwenge agahita avuga na poroje cyane dore nyuma yaho buriya na regisi kwa regisi iwe bakoranyeho akantu cyane ariko kuza akamuteramo akantu buriya ikintu bita politiki ni ikimwana si imiyoborere y'igihugu gusa no kuyobora ubwonko bw'abantu buriya nabyo biba birenze kandi kuri ino si buriya ngo umuntu urenze ni umuntu uzi gukoresha ubwenge bw'abantu uriya mwana yaje nyuma y'amakamera azi ikimuzi yari azi icyo bita umuhanda tubigisha ukuri we yari azi ikimuzanye weke inyuma kandi iyo uzaririye gatorega ngo uyigize agatebo ngo yore iki cyangwa bakamucuruzamo imineke bamutwaramo imineke ikize agatebo ari igihe bagutwaramo imineke ariko shangiye rwose noneho rero sasa bari ibintu nanibagiye ibihe kuri akose buriya sinzi ariko abacumbitse simvuge ko bariya barara abaheze ni kwa muhungu wigize umuntu wanuze wavuye mu makomedi ni kwa Shariro Shariro i Kigali wavuye mu bamotari akahita kumenya yagiye kiri cyasekeje ariko n'ubundi hari ukuntu nyine aherutse kuba ari kuvuga ku nkuru za wa mwari wacu nawe aherutse gukora ibintu ngo by'amapuranka byanatiye akazi wuye umukobwa wari uri ngo ni ibintu by'ababesto ntabwo bizi ibintu by'ababesta ari kuri kamera
ariko rera ngo yaramuhemukiye se n'ibintu mana ngo ngiye urango nyambo ngo ni nka sister cyangwa yarazi yuko ariwe bazagira besto birangira oya ngo ni nka sister oya ibintu bamuvuzeho bamubeshyera mani ngo yanganye ngo na runaka ngo ibintu ngo byarambabaje cyane abantu kuko yakoze hari n'ibintu tubeshya ngo ni prank ese umuntu yarira avuga ati sister ura n'umuntu duhorana mufasha muri byose akanarira abana akanarira imbere y'akazi niba bazana nose wa mustari wacu ngo yajyaga azana ibintu by'indimu n'ibitunguru kabigukatira yewe ya wa undi wakoreshaga abagore simbazanaga ibitunguru n'ikari yewana n'indimu ndumara kuntu bafata kagashiko kayo bakagakanda gutya kagata kare ku tuntu tw'utuzi mujisho niyo waba umeze gute wararakaye ariko ari no kuntu ngo ikiganiro kikupanga ngo kahita baga akanozaga kamaraga amazi namoye akamena cyari kupaka nkaho kise kijya kwamamaza hoteli kikagaruka umugore barize kabisa uyacaga inyuma bakazana n'umukozi imyandiranyerera rero nuramuniga nawe uvuga ngo umukomediye nawe nigeze kubibona ariko sinabitinda ndasimbuka ati nakomeza rero afite ibimuriza afite aho bajya ni ikibazo cy'abakobwa no muri sinema mwaka byaramo weya ngo umuniga uvuze ngo benshi ngo baza no bishakira abadiaspora ukuntu papa wo bita Dadi nawe bajya bamuvugaho no mu minsi wacu ngo wazanye nuze y'ababesto arakana bike zavuga ngo arokono bajya bahumva rasere nanjye numvise ni imihanda n'uko imihanda ivuga nyine yivugira hari inkuru za rero kandi bavuga ko biriya bintu inkuru z'abamotari nayo mperuka kumva biriya bintu ngo iyo bibaye ukuntu buriya batangira no kukuvogera bagakora icyo bita kukuveruka bakayabatarika nkawe ariko si wamunga yanese kubera icyo bari kwikoma abakobwa ko tuzi ko ikintu kijya giteranya gikunda guteranya abakobwa n'abasore ko baraziraga nta kuntu se ziba zenda zaragiye zibyinjira mu buryo butandukanye nimba barabivuzeho muri timu yiwe yose harimo abafite channels mu gitsina gore ariko uraniye bamwe bafitanye umubano wihariye ukomeye bya danje kandi avuga yuko twamumenye tumumenyeye kwa Dadi arandi wari umuzi ariko Dadi no kwifashiriza Dadi n'umwana nyine arandi wari umuzi ntabwo nari muzi kabisa kandi wari umuzi indi nkuru kandi barataje kumenya ko hari n'abandi bagiye bagenda mu buryo bucece hari n'umukobwa ari mu gufi gutyo uteye ukuntu nawe wagiye tubucece gutyo mu buryo utamenye bana ako no murundi se waraheruka undi naye nasinye mubona nyine murundi bita Peri nawe nagaheruka shaka kwa Dadi kabisa nawe imbwa zabirwaniyemo kabisa tujya tubigisha ari wonyine no kwasava naho ni kimwe kwasava tuzi yuko banakukanya ari wigeze kumuhereza bene wabo kuri media hanzanga kigiye yanyatse bunche uwo ndamuzi hari umukuru wigeze akoresha cyane ubu sigaye mbona sizi wari umuhanga bazize ko umusaza nawe nimba ngo natse buncheje sinzi ngo kono ngo byagiye bigenda ngo yeru ariko wumvaga yuko uyu mukobwa yaramenye niba ari byo Dadi yarabivuze muri interview sinzi ikiganiro bazize buncheje ngo barayimwanze ngo nganamwirukanisha muri seri acaga yahise amubwira ati nimba noneho nimba udashoboye gukora icyo bita gucooperating nimba nta cooperation wemeye kandi bijya bimubiri ariko icyo bita ngo muri no industry cyane ya show business nema n'iki ikintu cya buncheje kiravugwa byatana wagiye kwa Kids naho kari inkuru nayo ishyushye yari yarazimye kagenda ikigendera yiwe iramuniga mani iri mu rujijo rwinshi ni wanamenye ibyiwe akose kuki abakobwa batuziza ubundi imbere kumwe n'umukobwa ukumva ushatse kumutereta icyo kintu ni ikibazo mani nyine ngazize mugozo ndi kunyeke ubundi ikintu bita gutereta nicyo bita inkeke ariko rero umuhungu wese uri gutereta wabuze ngo inkeke n'abari mariye bose bahuza abantu none se nabuze ko usigaye bufunga ngo bari mariye bose uzanumva ngo uri mariye
ushaka kwigira ngangare bazaguba badavuga n'abari mariye nabinyeke icyo cyaha cyabahama uyakira kandi kibahama reka mbwisukuri tunavugishe n'ukuri nuko abakobwa babagirira imbabazi ubundi abo mwese mwagakwiye kuba mu maboko atarayanyu kuko ubaze kugira ngo ugere kuri ya etape yo kuvuga ngo uremeye ngo itariki bishyize hanze umva nawe waramushyize ku inkeke zadanje ngo niryari iwanyu bazabyemera iki iyo nawe kandi mu muco nyarwanda kandi ahubwo kuri rero hari n'ibintu bagira hari n'ibintu mu mategeko bakwiye kuzongera bagasuzuma mu muco nyarwanda akantu ko k'inkeke mbese tujye ku muhango wo kumara amavuta wa kera akasha umukobwa ko wamuzanaga batakubwira iki barangiza bakabafungirana ngo mu nzu bakamubwira ngo nimugigire yekose bayana mukagigira kugeza igihe sana ahubwo bazaza bavuga ati mbega ngo muratumuco hataye umuco umuntu ni gute mugomba kuza gahunda ahubwo muziranye ko gukira ko bakuzana ahita bakujugunya mu naho ngaho yari bica biba nta bintu kandi ntabyo kubazanga bagize gute ngo bankomerekeje ariko ubu ngubu gukomeretsa n'icyaha gukomeretsa n'imirwano yabaye mu ibanga ariko izanamo n'ibintu byo iriya mirwano yo yari yemewe ariko urumva abakurambere n'imbaraga n'abari batureba bavuga bati ariko yasha babona twarabaye wiki isi ntago ari fair rwose ibintu byo gutatira umuco nibyo bigenda umuntu wazanye biriya bintu byo by'inkeke n'iki kujyana abantu mu nkiko icyiza mbikundira ni uko iriya tegeko riba rizakubita n'uwarishyizeho wese riri kubitira hamwe nicyo ryemera warizanye nawe rizamugereho yumva uburyo uriya musore arimo ararengana biragoye kuba umusore yaba hadashyira umukobwa ku nkeke sibabeshye wamutereta gute koko umukobwa kumutereta akabanza akavuga ngo akakubeshya ngo arabyanze mama nari no kukubeshya kugira ngo akomeze kuwestingira time ari muri mayimayi muzameneje uzamuzamu baragwaye za randevu bakaguha randevu ukabuzi ngo uzira randevu kunivuna uzi ko uwo munsi yageze bakaza bakagusikama bakakubeshya ngo tike bakayirya ibyo amatike by'ibyo ntabwo ushaka kuvuga izo nkuru nta n'umuntu ugura tike bakayirya noneho ngo hari n'ikintu utaza kubwira abandi abasore bagenzi bawe ngo ngiye bandiye tike gusa ibyo ni ibiki waba uri kuza kubona agari wowe wenyine uba uguye muri none ugasanga ngo ni ubwa mbere ariko rero ari umujene wamuyemo umujene wa mbere nabonye uzi kurindikwa ni umuhungu wanjye Steven aramuzi ni umuhungu yigeze ambwira ati mu buzima umukobwa aramemukiye ataramemukiye tuzi ko andiye 500 byanjye barasuye mugurira fanta ntabwo yamuguriye fanta yaguze kimwe kinini cyo muri plastique 500 bita bikeneye amafaranga ahubwo bagiye baba barabuze yaravuze ngo mu buzima nzongere sinarizi ko abakobwa barya umuntu amafaranga kuri urwe 500 yanga rero ikintu gisekeje n'umujene none ufite n'amafaranga muri icyo gihe nzi ko nka nyuma yaho cyakora urabiro abantu bajya bayamenya n'ubwenge nyuma yaho ntiyaje kugura akamodoka umujene yari aramuzi nyuma yaho yaje kugura akamodoka kandi kuko yahise abicika kuko akazi yakoze ubuzima bwe bwose yajyaga avuga ngo njye narinze ubusore bwanjye kandi koko yaraburinze nimubwiye mukirwa kuri 500 urango yaguze fanta y'5 siniko utundi tuntu nk'uturyo yarabibariye sha kuba yaratetse igihe ngo umuceri ngo atekane noze isosi irimo karoti n'indagara z'umunyu n'ubunyobwa bihuye n'impungu ati 500 kiragihanga senyisara y'imboga n'umuceri w'akanusu ni fanta y'igihumbi ni fanta ewa ni 500 ahita afata umwana cyakora nindi ibanga amagambo yavuze ya indi ya nyuma yari yasigaye mu rugo nyine yamusigaye mara isanya kayaho gatisha
nyine yamwerekeje aseka yisekesha ariko ku mutima agahinda ari akamenamutima ati hano ndahiye ati ndahiye ariko nta kundi sharika nsigare mfa ariko niba fanta imara agahinda mw'abantu ntabwo fanta yakumara agahinda ndakora ariko ndabonye agahinda ke uzi ko buriya agahinda karatandukanye ni ukuri kw'Imana njyewe narabisekaga ariko agahinda mu maso naramurebaga nkabona agahinda afite ariko yihangane kabisa sinzi nimba ibi bintu abibonye yabyibuka ariko ajya amenya ko nazirikanye agahinda ke ni ukuri kw'Imana kari gakomeye cyane wowe ntuzasuzugura umuntu ngo ibintu ngo kubera ibibi byinshi waramaze kubona cyangwa toroma yarakurenze umuntu yagira agahinda ukajya ukayafata ukagira akantu gato agahinda kose ni agahinda niko bimeze ni ibibazo niyo mpamvu uvuga ngo ni ibibazo nkaho bita Daddy Kiramani nawe usabye kwihangana nawe kuba wamugana atangiye kandi yagwagira n'amahirwe iminsi ngo yarakennye ashoboka nayo n'imodoka y'amara cyaragiye uzingaye wera kibira 5 cy'umuntu nawe cyaragiye bitewe n'ubuzima umwari buri muntu kibira 5 cye cyagitandukanye niba imodoka yaragiye ku isoko eje iduka ari mu gihe yarabivuze ndavuganisha wenda ko ugeze amahirwe kibira 5 wari uri mu rugo iyo wibeshye suka ukanyuza nk'ahantu gato yamukicara ari igihe bita wifatira telefone ugahita uvuga ngo ugahita uvuga ngo ngo ninde ukoze impanuka mureka mugereho ati yewe ari he bamugonze reka mugereho bamugonze twihute munagize impanuka kandi umuvandimwe ni umuntu w'inshuti yanjye reka ngereyo bera telefone nayo igifasha rimwe na rimwe kwikura mu bibazo kuko ari umujene wanjye wigeze shasi nzabyogerwa ari umujene wanjye yigeze yajyanye n'umukobwa ahantu nyine tumukabari ntabwo nirirwa nkavuga ni akabari kamwe k'abantu za Kayonza ahantu ku mazi urumva noneho twari turi mu masomo twari tukiri ku masomo none yarebye areba umukobwa yari umukobwa kabisa umwe usa neza kabisa ahantu hose bavuga bati uriya muntu basi niyo yakwemera tukagenda tukicara ahantu none hari abatipe rero buriya niyo umuzigo bavuga ngo mbese gute bavuga ati ngewe urumva today is today urumva aramumanukanye umwana agezeyo yatse abanje kwaka agafanta nyine ko gufera urumva ko guseduiza bakanyanja ati nirabishye muzane nk'akaji k'inyange aho ngaho wenda ko wenda rimwe gatandukanye amaze kunywa asomye nk'akangara ati mufasha ntabwo nakomeza kunywa imitobe yihanganye urumva aba yatsa amarura sha ati muzanire ikirahure umuhungu yari yabonye ka burusi kuri 20 icyo gihe baratanga nka 22 niyo cyari gisigaye agomba kuza kwishyuramo gete ya 12 ikirahure cy'amarura 5 bamaze kunywa amafanta urumva nawe yaraza ati bebe nanjye ndabanywa agafanta naribi ariko bari ku mibara bati muri ino minsi inzira ry'amayoga ari ukuntu kungwa neza bitangwa neza twinywere n'agafanta ntacyo bitwaye ni ikintu cyako umuhungu icyo gihe agafone ndiko kamutabaye ese akubita agafone yabonye umwana yatse ariko umwana we wa mwana ugira amafaranga ku buryo niyo waguruka n'ubundi ataza gukoropa akabari agije ahita afata agafone yimanukira toilette yari ikiza cya toilette nyuma yaho harakuntu akabari hari akantu ashobora akantu k'agapangu gatoya wahita wirapana uje kwagura inyuma nagiye kuri toilette ko kunibikure cyane iri inyuma ukata inyuma abantu batakubona hari ukuntu uri toilette biri ahantu kuri n'umuntu wicaye n'undi abona yuko ari bganiye ku buryo nta hantu uri busohoke uri bugaruka yana ese irampe nyuma y'ipangu mutipa baranyanya yarate nushaka unyita imbwa sha maruru yimenyane sha yagiye nta kintu kimwe yishi
izo story kabisa umva izo story ni nyinshi cyane ni imizigo ibyo bintu byo ariko cyabavandimwe bihangane kabisa kandi ikindi ndakeka muri sinema none bamenya abakobwa bose baraza gukoresha abase muhungu ngo bose bari kuvuga ko abakobwa babanyibaza abo ngabo nibo banahenze cyane ariko byanyumva hano za gahunda zabo shango zirahenda amuvandimwe abo nibo banahenze cyane impamvu zinahenda kuko kumufatisha no kugira uwo muntu ni special case urumva niba ari ibintu bigoye kugira ngo umenye ngo ndamukura bajya guhiganaho zira gahunda zimeze kuriya baragorwa kabisa ibaze umuba kumugusaba nka pass y'umuse muhungu wayikura hagana hishi mubwiza ukuri ube atari umuntu w'imihanda wasazurana imihanda wiruka ira pass nayo wayikoreye ibigoye rero bana ko badafite adresse ndaganabubwira ngo ujye kurebera muri koridoro cyangwa none akiryo bafite yo kandi abenshi bari n'ibyamamare ariko batwishemo nyine no ngewe abatipe sinzi ngewe abatipe mani ngewe mbona bashobora kuba wowe ko wize nka za primaire wowe araho mwigeze mwigana nimba baramaze gukura bikahita bigenda uko bagenda bakora niko babibigorye oya niko abantu bagenda bakora babibigorye ni amahitamo oya ngo ubuzima ari ukuntu umuntu akura nk'imisemo ibaze ko ari umuntu mwibagiwe namwe niba ari famille nuza yitinze ku ma YouTube man akazi kabaga mu bakacokora ni kayusi akandi kaniga mani kahoraga kari gucinya master no kuno mu kiganiro reka ngo story y'undi mukobwa yazana gweto bakoresha no uzikora umuntu uburira bose burarenshi ntari muri gender nta gender si female ntago ari male no sasa miliyere ahantu banaraje mucungira ngo batambona agiye kwihagarika ntago yihagarika bitabona aramanuye yicara hasi we urumva yingize ukuntu shanda vuga rya kwese yararaje mumana we avuyeyo ari kumwe n'igikundi nyine cy'abakobwa akamwe arutunira ubumva bayikwivugisha meze ubundi ari umukobwa kurusha abakobwa bose babaye abariyeje kuye n'abakobwa barumirwa bakavuga ati cyakora ari umukobwa ubundi urenze cyakora isi yabonye abikomeje te yewe ngo mwandaya yavuze tiroroze ariko zikubikoze nkajyangwa ni yandiga y'ibitekire mu bwana y'indaya yarabuze ariko mwandaya bari baragiye hera ayo magambo n'utuntu nyine nyine abashaka kwinjira muri karaga ako ari barabivuga nka yandiga y'ubunoze ubutetire mu bwanwa yakanonusi ntabwo sinyitahuye muga nuyitahure umunwa wawe ntiwazayikira ariko ndaza kumwibuka turi kumwe ari gushaka kumwibuka ariko ubwo mwibuka ariko ndaza kumwibuka umunwa wiwe ntabwo wazawikira ariko ni imotsa urwego umuntu yagezeho mwana wawutinya mwana ni imotsa uriya we ni imotsa wanaye reka dutegereze sinema aho bukererwa aho bukera natwe izo karagiteye turaza kugenda tuzikinisha amazi ko muri ibintu ari ukuntu bigenda byanga amatika bari muri na showbiz yabo ya sinema banatangiye no guhombya ubwabo no kwisenya guhombya ni nk'amatiku yahoze mu muziki back in the day abanzi bw'abantu depression iraza kumara abantu akibazo wallahi ku rwego warugizeho rwo kugenda wicaye ukagurisha ukahita ugera ku kamoto ugasubira ku kazi wazatanga reason y'akamoto kuko n'inkuru z'abamotari n'uwo bazahita bagera batwibwira ririmo n'igendera ati runaka nyewe ubu turahorana motari mwana uragutwara akakuvuga ukuntu ngo muziranye ari ibintu bisanzwe none yabaza nagutwara cyakora yihangane arabe yarakuyemo icyondo
uriya mapinane ntabwo nta kintu bivuze ariko icyondo nimba nta kintu ndabijya numva yivuga ibi buriya ko bwari kubona icyondo ntabivuge yarabivuze ariko ageze ko yavuze ko afite icyondo ntajyaneho kamera umuntu uza kuvuga budget y'ukwe kiriya cyondo abamo se ntabwo ari ikibi yuko mbona kiriya cyondo ntabwo wagera ku rwego rwo kuvuga ngo ukoze pageti ya miliyoni 60 miliyoni 60 kimwe cya kabiri cya VMT shadadi okay cyakora njyewe ndakwihanganishije kabisa wihangane n'abandi bavandimwe muri kugenda muhombanira muri sinema mwihangane bihangane nyine wese twabigenze gute bararwana nyine nk'abagabo abigeme bari mike oya ariko buriya nabo buriya ibihe birigisha mwana ibintu umuhanuzi n'umwarimu nibwo agiye gukora ese ko amaboko bayaciye arakora gute ariko ese basibye cano hahindura konte wa undi ntiyasigaye bambika bluetooth ari ikibazo ko data kubwira ko ngaba yaranditse ngo content burazamara mu mwaka ibintu bihari noneho yigeze kwikoma umunyamakuru ngo yaramara ako njya nyera akazi dadi jyewe nyera akazi kabisa genza kina role zose muraturanye kina mu muhanda y'iwanyu nahere rwose nzanagenda mpagare mubwire ngiyewe nditeguye urumva kwirukanga iyi minsi ndi kuboneka nta muntu kuboneka nkanjye ese ko yikomye umunye ariko rero ntagere rwitwara benshi ntazi ngo umunyamakuru ngo aramuhombeje agaragabeje bari umuntu ayiriye mu nzu n'adapfuye umutesi ngo yaramuhombeje Skovyango aramobyango cango nuzanye baza yaraje kunga cano yaraje aramuyipotiga utera comment nawe uraza kugira ko amuvuze ubona muhombeje yes nabonye ari umurizi byatararira ngo bamvuze ayiwe bamvuze David bamvuze ariko kinero yagiseka atumara ariko akonde bamobye miliyoni Skovya yapfuze Dili yaza icyo byabitwanga kuko ibi tuzongera tubigarukeho ari amarira yiwe ko genda narakemanze agataho dusaba abantu hano mudufashe kabisa kuko jemba mbaze n'icyo mvuga oya genda icyo kuri sub nawe wirebera views zingahe kora sub n'iki kandi ikintu kibabaje asanga benshi bari kureba nusa bari kureba za filime z'abantu zituma zibuza abantu kuzagera mu bwami bw'Imana bandozijana usijyanye kwa Mia ukanze urutoki ruravunika ukanzeho umushahara reka tuyizere ko bagiye kubikora kabisa baradufasha mu gikari rwose mwihanganisha n'abasirimu nyaboneka twebwe turiho umva abasirimu nyaboneka ntabwo muri abantu umuntu yajya kubwira afite inda y'umujinya n'abasirimu n'akantu ka share na subscribe ni ibintu byoroshye nakagaruka ni mu gikari igiye muri Ziggy 91 ni Nedi ibisanzwe sawa murakoze cyane ciao Gikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi